irindi jambo yavuze. Imana ibigaragariza abantu bose bari kundwa. Imana ibigaragarize mumene ko ari Imana inabaye. Amakuru yande. Umusore wakubwiye ati sinkomeza rwose gukundana nawe ucyambaye impeta ya Theogene ukayifata nawe ukayikuramo. Nindi yose yakambara yundi musore yavamo. Amaye. Impeta igomba kugomamo ni ya Prophète Byukura bagirana Noheli. Ahubwo navuga ngo niritegure baze mbasezera. Nyuma kubana none kandi yakwirirwa madamu Asiya nta cyaha kirimo kuko nta mugabo afite. Si adashatse umusore nka Noheli urabona yashaka umusaza. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nitwa Sam Gakire ndi mu rugendo ndi kumwe na Chobi ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho ari nako kandi tuba turi kumwe na mwarimu Kerema. Umuntu ashobora kubona provisoire mu minsi ine gusa ukishyura umaze kuyibona cyangwa se perime ukayibona mu minsi hagati y'iminsi 15 n'ukwezi. Ni kwa mwarimu Kerema 8848 cyangwa se ukamusura ahakorera Tapi Rouge i Nyamirambo. Dukomeje urugendo rwacu ngira ngo turagarutse ngira ngo byukura bagirane cyangwa se umuvuga butumwa cyangwa se umuhanzi Noheli ngira ngo ubu buri page y'ikinyamakuru umuntu wese ari gufungura ari guhita abonaho isura ye. Ni ikiganiro yarayakoze ahamanya we ko ibyo ari kuvuga yabibwiwe n'Imana. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe. Umeze neza? Turashima Imana turakomeye. Amazina nitwa Prophète Byukura bagirane Noheli. Ndi umusore ndi ingaraga itigaragura mu byaha witegura kuba umupapa kuko mfite amakuru yo mu murwa witwa Siyoni. Witegura kuba umugore w'umugabo? Nitegura kuba umugabo w'umugore ahubwo. Yego hapo nari mbicuritse witegura kuba umugabo w'umugore. Imana izabigufashe mu bizagene neza cyane. Ngira ngo ibi ntawe wenda turi bwirirwe tunyura ku ruhande cyane. Turaza icyo tugutumiriye turaza duhita tugusha ku ntego cyane wenda tuze kuganira n'ibindi turagera n'abantu tuza guhamagara muri iki kiganiro kugira ngo tuze gusobanukirwa byinshi cyane. Ngira ngo Asiya ni madamu nyakwigendera Pastor Theogene cyangwa se inzahuke. Hari hashize iminsi tubona amafoto kuri social media ngo umusore witegura kumutwara umuzungu witegura kumutwara ariko agakora ibiganiro ntagire ikintu abivugaho. Nabo basore cyangwa se uwo muzungu ku ruhande rwabo nta numwe twigeze tubona muri social media abidekarare. Ejo bundi buraje bamwe bati yaryamye ararota ati yarose sinzi uvuze ati yarose nka wa mutindo urota ry'inyama cyangwa atoragura amafaranga bugaca asanga kimezu uko yarameze. Wowe urahamya ati ibyo navuze n'ubu ndabisubiramo ndahamanya n'Imana Asiya ni umugore wanjye azaba umugore wawe. Reka mbivuge neza kugira ngo abantu babyumve. Ushidikanya uzi ko ibyo ndi kuvuga atari ukuri, uzi ko ibyo ndi kuvuga atari Imana yanumye, amamagare kuri 0780529080 mbimwemeze neza. Kabiri Bibiliya avuga ngo nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana na kimwe kibaho. Bariya bari gukeka bacetse ko ngo afite namwe abanyamakuru murakeka kuko nta makuru mwari mufite. Amakuru yuzuye ngiye nayo mbihereye. Uriya mudamu ngewe nararyamye Imana imunzanira mwiyereko inyereka apfukamye ari mararira. Ngiye kubona mbona imbere ye haje umuntu wambaye ikanzu y'umweru amereza agatambaro k'umweru arambwira ati muhanagure. Ndamuhanagura. Imbere ye hahita haza ijambo ryanditseho ngo Luka 7:13. Nsomye ijambo nsanga handitseho ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira. Ndangije mbaza Imana ngo Mana bisobanuye iki? Ngiye kubona maze kumuhanagura mbona impeta yikaraze hejuru yewe. Numva ijwi rimbwira ngo fata iyo metu yimwambika. Impeta ndayifata ndayimwambika. Imana irambwira ngo ngewe nkugize umugabo w'uyu mugore. Niwe uzamuhoza ibikomere, niwe uzamuvukura mu gahinda arimo,
niwe uzabana nawe ariko abantu babigize ibintu byinshi ngo ntibyakunda ngo wowe nibyo koko pe uko bavuga ngo ubushobozi bwawe ngo naho ngo bwageze uyu muntu ubusa Imana ishobora gufata mo Kigali ikayimanura ikayihuza na Kiruhura bigahurira kuri Nyabarongo bikaringanira. Kabiri, nemera ko Imana yo yavuganye nanjye sinjya mvangirwa, ndi umuhanuzi, ni Imana yakunyeretse irakunuma, ahubwo ngwino wuzuza iyerekwa ryanjye dukora ubukumbera umugore kuko nje Imana yarakunyeretse kari wowe. Murakoze icyo ndagishubije. Ibyo bintu wenda uraza kubisobanurira abantu neza. Ubwo bivuze ko naramuka asuzuguye iby'Imana yakubwiye muri bari abasore babiri bandi bivugwa ko harimo umuzungu ndetse n'undi musore ntawe bazabana atari prophet byukura bagirane Noheli. Uri agomba kuba madamu byukura bagirane Noheli. Abantu batikanga. Jewe ndabivuze mbivugiye ku Rugendo TV online. Nta nubwo ndi guhenda abantu ngo bakomeze bagere gute ngo banuke cyangwa mu byihorere. Mwanuka mutanguka nta cyavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Mana nyeretse umudamu ninjye uzamuhoza amarira. Azaramuka acitsa izapanya akabyanga. Azamera nkuko Pastor Mutesi byagenze kuri Rusagara. Wari wamuhamagara? Inde? Ngo mubwire iby'Imana yamukutumye. Mpamagariye umudamu. Ahubwo se ubu ngubu ntiyamborotse cyangwa arayifite ubu. Nta na nimero ngira. Ariko ndabizi ko ari kunyumva aze kumamagara kuri iyi nimero. Ambwira ukuntu namubona tuganire tubicoce. Niba ari no kujya mu butayu tugende tujye mu bitare bya Mashyiga tujye gusengera ibi bintu. Ubu ushatse kuvuga ko hagize undi musore umutereta cyangwa umupropoza kuba babana. Ninjye ufite urufunguzo nta wundi uwo musore ntazabaho. Nta wundi mu byumva n'ababyiyitirira n'utarapfokora kuri vuga. Rekeraho ngaho inkweto yabonye yayo. Kabiri. Iyo wambaye inkweto itari yawe irakurya. Gatatu utari umuzigo udashoboye urakuremerera. Asiya niwe muntu Imana yanyeretse irambira ko nzamuhoza amarana n'agahinda kuko nge narasenze mbaza Imana ngo Mana ni wowe uvuze cyangwa si wowe. Imana mengo ni nge mvuze inyereka naho tuzatura muri umujyi wa Kigali kuko abantu bari kuvuga ngo ubwo ushaka kujya kurya inzuze ngo ushaka kujya kubingwiwe oya ntabwo ari we nshaka ahubwo ngewe Imana nyetse tuzatura kwirebero nge nasiye barabana ninje muntu ugomba kuza babira papa wabo nkabarira abandi nkabashingira bakanyambika ikintu cyitwa ikikamba ry'umubyeyi. Kandi reka nkubwire Sam. Yego. Njewe nemera ko Imana yivuze. Irinda n'ijambo yavuze. Tuzaba sinibyo gusa. Njewe Asiya nitubana tuzabyarana n'abana b'Imanga. Nyuma yo kubyara Imanga tuzatujya hano mu gihugu cyitwa Canada. Kuko Imana mbonye icinzira. Peter Stido PN4 mango yasi. Ijambo riravuga ngo nimuguma muri nje. Amagambo anje akaguma muri mwebwe. Musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nta uri bunege umutego ngo uzaza gusaba imbabazi nta kosa nakoze n'Imana yanumye. Ubwico gihe amakosa muzashinze Imana. Arasarakaga ku ijambo. Muzamenya ko ari Imana yavuganye nanjye. Ibi bintu Imana ikubwiye nibiramuka bitabaye. Ni gute se uvuga ngo ntago bizaba uvuguruza Imana? Ese Imana igiye gufata umwanzuro mu ijuru irabanza igaca kwa Samu gakire kamubwira ngo Samu gakire. Njirire kanaka ne. Reka hari abantu baza kuri social media bitumye atari Imana batumye. N'abandi bahanuzi muzi. Nandukanye nabo nabiyita bahanuzi. Kuki se naje mvuga ngo ni wakanaka nkaza mvuga ko ari uwanjye ku Imana yamunyeretse. Nje Imana yarakunyeretse ahubwo tebuka kuko ubu mfite amasengesho y'iminsi 7 ndi gusenga ahanyijwe n'umuzuro w'Imana. Aya masengesho ndi gusenga nibwo nzaza mbwira abantu umunsi w'itariki Imana igiye kuzama y'ubukwe n'igihe nzamwe tuzerekanirwa mu rusengero. Ibindi abantu bari kuza bavuga ni barekera aho ngaho Imana ikore isoza amasezerano. Ngira ngo Madame Asiya yaraye yakoze ikiganiro kwa Irene avuga gutya ihangane amaye nka ntago bizoroha ihangane niwe Imana yo yavuganye n'umuntu irindi jambo yavuze. Imana ibigaragariza abantu bose bari kundwa. Imana ibigaragarize mumenye ko ari Imana inabaye. Komera cyane Imana usenga ubwo izakumva neza. Ngira ngo narindi kumvisha abantu Madamu Asiya yarayakoze ikiganiro kwa Irene. Amakuru yande umusore
wakubwiye ati sinkomeza rwose gukundana nawe ucyambaye impeta ya Theogene ukayifata nawe ukayikuramo? niwe wakujemo umudamu impeta y'abandi cyangwa n'imbaraga z'Imana zayimukujemo? n'indi yose azambara atari yanjye izavamo. None uko urabyemera? N'indi yose yakambara y'undi musore yavamo. Amahingo impeta igomba kugomamo ni ya Prophète Byukura bagirana Noheli. Nge ndi umuhanuzi rega ntabwo ndi umuhanuzi w'isi yose, si ndi umuhanuzi w'igiti cy'umuntu. ni kuvuga ngo umugabo bazabana ntibizakunda wundi atari wowe? Nk'uko yari yahagaritse imvura agahagarika imvura atagishije Imana inama, niko n'undi wese niyo yakatira he na he bigomba kunyura kuko ninjye ufite urufunguzo. Yes Pastor Claude. Yes ashimwe. abicyubahiro. Turi live turi mu kiganiro ndi kumwe na Noheli Byukura bagirane. Ngira ngo inkuru ze wazibonye ziri gucicikana mu binyamakuru zivuga ko agiye kurongora wari umudamu wa nyakwigendera Pastor Theogene Inzahuke. Abantu bose bamuhinduye umusazi, we akabihamya akavuga ati ko navuganye n'Imana murampindura umusazi gute? We wabibonye ute? Urabona ari agatwiko cyangwa se biranashoboka ko byaba? Samuga rero biragoye kumenya niba ari agatwiko cyangwa atari agatwiko. Kubera yuko umuntu amenya ko ari agatwiko ibyo yavugaga bitabaye ukuri. Uro mu gihe Imana yamuhishuriye avuga ko Imana yamuhishuriye ko agomba kurongora uwanyanasiya, ntabwo twamwita umusazi, n'abamwita umusazi baba batemera ko Imana ihari. Kuko jewe imvugo y'Imana ijya kuvugisha umuntu ntabwo ibanza kujya kubaza mukase w'umuntu cyangwa se w'umuntu cyangwa sekuru. Imana ivuga nk'Imana. Gusa mu makuru dufite nuko amakuru dufite nk'abakozi b'Imana nuko tuzi ko muri Yoweri ibice bibiri muri Bibiliya, muri Yoweri ibice bibiri haravuga ngo Imana iza abasaza n'abakecuru, abasore n'inkumi bazarota. Niba yararose rero zikaba ari inzozi yarose, Imana izishyigikire. Niba byarabaye nka bya bindi by'abamutindi yarose arya bwacye mu gitondo agasanga ubutindi buramwokamye, nabwo Imana bimwe ibimujyane kure. Ariko niba ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana ishyigikira inzozi ziwe kandi rwose zizasore. Nta gitangaza kirimo ko yamurongora. Yego. None se ko afite imyaka y'ubukure cyane ko n'itegeko nshinga ejo bundi minisitiri mu nteko y'amategeko batoye imyaka 18 barayemeje. Umushinga w'itegeko wagejejwe mu nteko ishinga amategeko 18 yemeye kurongora no kurongorwa aba 18. Rero uwanyanasiya ntabwo yababaye shugamami kuri Noheli. Na Noheli ntabwo yababaye umwana kuri, ntabwo yaba ari umwana kuri Asiya. Rwose igiye kurwange ruhane navuga ngo Imana izabishyikire, nzambare costume na karuvati bishyiremo nzabiteremo. Ubona baba baberanye? Ubona Asiya umugabo akeneye ari Noheli? Nese umugabo akeneye gihe namubwirwa, wowe se umugabo akeneye uramuzi? Akeneye umugabo umuhoza amarira, akeneye umugabo umufasha kwiyubaka no kurera abana ba nyakwigendera yasize. None se Asiya adashatse umusore nka Noheli urabona yashaka umusaza? Kandi afite umuzungu nawo bivuga ibyo cy'umuzungu ntabwo tubizi. Bavuga ngo umuzungu, bakavuga ngo hari uwundi musore utari Noheli. Nejo ubundi muri ndahabi yarabimubajije niba atari ejo. Yego umusore ngo wamukujemo impeta. Umusore wamukujemo impeta, ariko kandi tukibaza umuntu yagukuzamo impeta yaragize akavuga ngo umukunzi we ngo afite umukunzi wo mu mutima, ngo ntabwo ngo aragira umukunzi wundi atemera ko amufite. Ubundi uwo mukunzi cyangwa byaba ari bya bindi byo kuvuga ngo azarinda ajya mu cyangwa arashaka kugira ngo amwereke ko amukunda, yagira haza akamwihakana. Noheli wati undi muntu wese uzagerageza kumwambika impeta cyangwa se akamukunda ntibizakunda, Imana izamuhitana. Oya ugupfa yapfa wa mugani. None se Imana yavuze bagize ngo hari umuntu wayivugurutse? Urumva? Yego. Yewe nkunda umuntu wiyaminiya. Yego. Kandi Noheli rwose kwiyaminiya ko Imana nimukomeza imuhe n'imbaraga, kandi noneho Imana ibishyigikire. Niba na Noheli yakinaga, Imana ibishyigikire, Imana isanga simubuza amahoro ku bwa Noheli.
yego utanze igitekerezo cyiza cyane pasa Claude urakoze cyane reka tugushimire gerageza baza n'abandi yenda ntabwo iki ni ibyanjye bitekerezo byanjye reka mbaze undi muntu nawe ngira ngo numve igitekerezo cye sawa Imana imushyigikire Noheli yego imushyigikire tuzumva inkuru nziza kandi iby'Imana yateranyije nawe bitandukanya wasanga yenda Imana igihe hari iki cyane nawe abimenye okay urakoze cyane sawa ngayo nguko ariko afuzemo akantu ati nimba ari inzozi kanguka nta nzozi tiwarose nabi ndota nabi bikize ari nje Imana yamuzaniye muri se asadakunze umuntu nkanje yakundana kanze mpamagara undi umusore mwiza nkanje reka mpamagara undi muntu ujyushingira ibyamamare Yes mutumisha gakire wanyanze uburi live ku Rugendo Online TV turi mu kiganiro kutaneguje muvandi ndaguteguje niyo mpamvu nkubwiye ngo uri live ukinyitaba ngira ngo ndi kumwe n'umuntu bita Noheli byukurabagirane nimba uri kubona inkuru kuri social media wabonye ko ngimana yamubwiye ko ari we muntu ngo ugiye kurongora madame anyakwigendera madame Asia yego izi nkuru nkawe nk'umuntu w'umukozi w'Imana wabisigiwe nk'umuntu usanzwe n'umuntu ushingira ngira ngo n'ubundi mukanya nindi kumubwira nti Prophète Gerard ubwo uzamwegere n'ubundi niwe muntu ukunda nabonye ukunda gushingira abakozi b'Imana bagenzi be nk'umuntu wabisigiwe ibi bintu wabibonye ute wabonye ni kagatwiko ko kuri social media cyangwa se birashoboka ko uyu mugabo yaba yavuganye n'Imana cyangwa se yarose arota nabi cyangwa se arota neza bucya asanga zari inzozi yewe hari ibintu abantu bakuririza nkumva atari byo icya mbere nuko yeretswe umugore udafite umugabo yego iyo umugore adafite umugabo rero yemererwa kurongorwa yeretswe ari umusore udafite umugore yerekwa umugore udafite umugabo iyo umuntu rero adafite umugore yemererwa kurota kuba yarota yambika umuntu impeta si icyaha hanyuma kuba nanone kandi yakwirirwa madamu Asia nta cyaha kirimo kuko nta mugabo afite twamwita umuvangirwa rero yavangiriwe ku mugore wenda wa Pastor Claude ati namweretswe cyangwa akavangirwa ku mugore undi mukozi w'Imana tuzi none ubwo yeretswe umugabo we udafite umugabo numva agiye ntabirwanya ahubwo ubuhanuzi bwose bwemerwa gusohoza yego rero ku bwanjye sinamurwanya ahubwo navuga ngo nibitegure baze mbasezera icyo nicyo nashakaga rwose uko niko byumva ati bibaye ari ugutwika ntabwo njya nshira umuntu urubanza kuko ntabwo ndeba mu mitima gese ndi Imana udahari yavuganye n'Imana bubaye ariko ibindi bijyanye no kuba namudekohaja nkamuvugaho ibitandukanye ntabwo bindeba yavuganye n'Imana tudahari ashyize iyerekwa rye ku mugaragaro aho kugira ngo tumushyigikire turavuze ngo toka satani kandi nta mugore agira icyo rero ikindi warumbajije cy'imitwiko ibintu byo gutwika ntabwo nzi uko bikorwa ariko nzi ko nta muntu wabeshya ngo Imana yamubwiye itamubwiye bibaye bikorwa bazibonanira n'uwo yabeshye urakoze cyane Prophète Gerard Imana iguha umugisha cyane urakoze muvandimwe gakire ngayo nguko ariko ubundi Noheli ni yihe Imana yagutumye kuko abantu bashoboye Imana ni nyinshi dushobora kuba turi kugendera mu kigare ngo Imana yakubwiye Imana yanjye Imana yawe ni iyihe Imana yanjye ni iyihe yitwa Ndiho yabwiye Mose agiye kujya kwa Faraho Mose arayibaza ngo ningera imbere ya Faraho mubwire ko ari indunumi iramubwira ngo umubwire ngo nduwo ndiwe yitwa Omega yitwa Alpha yitwa itangiriro ndetse ikaba n'iherezo ntawe uyisimbura nta n'uzayisimbura ntawe uzayihagurukaho ntawe uzayihagarara hejuru ni Imana yaremye ijuru n'isi yego ni Imana yaremye ijuru n'isi ariyo Mana yanjye ni Imana yawe ni Imana
ni ya yindi Ishake na Beteli Imana yagaragaye kwa Aburahamu na Sara ni Imana y'Abanyarwanda ni Imana y'Abanyarwanda Imana y'isi yose Imana reka twivugire iyo twabonye Imana y'isi yose Imana nabonye ingirira neza naco ndicyo Imana nabonye kugira neza uyu nawe ni we muntu ngira ngo ni umwe mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda nawe tugiye kuvugisha bamwita bose babireba Theogene Imana irambwiye birabanye ntabwo njye impaka n'Imana nzijya n'abantu urasabona gashoboka kuko n'umurimo afite abakora byashoboka neze kankubaye kuba tugenza ibidashobokera abantu bishobokera Imana kujya mu bantu ujya mu Mana bose babipinze ngo reka ntabwo ubu bukwe ntabwo mwabwire ngo bazabutaha none ushatse kuvuga ko uzaba pare wa Noheli ariko njye kuva ibyo bintu nawe yabivuga ntituranavugana ariko ngendeye ibintu biba kuri iyi mihanda ibintu mba numva hirya no hino urumva nakabaye nifata ngafunga umunwa nkavuga teka ntegereze ariko uravuga ati nyamara biranashoboka kubera ko burya ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana ibyo muntu yazanye n'Imana ntabwo nshyiramo imbaraga zo kurwana kuko ibintu biri n'Imana ntabwo wayirwanya ntiwanayirwanirira urumva hanyuma rero nyine nimba turi mu biganiro hirya no hino abantu bazakomeza kugenzura bagere no kuri nyir'ubwite kuko ntituzumva Noheli wenyine tuzumva n'umukobwa cyangwa umudamu burana nyamara nawe ashaka kuba yaravuganye n'Imana tutabizi none hari icyo wakongeraho urakoze cyane uze kugira umunsi mwiza namwe mugire umunsi mwiza ndahantu niriwe mu masengesho ngiye kuyavamo nkomereze mu gitera ngayo nguko pasa ngira ngo tuvugishije Pastor Claude duhamagara Prophete Gerard duhamagara na Theo bose babireba ngira ngo abo n'abantu bazwi cyane muri social media ibyo byose tuba tubajije abantu batashobora kuba ibintu byabacitse babibonye kandi bashobora kuba bagira icyo bakuvugaho basanzwe banakuzi ibi bintu uri kuvuga ko umuntu ashaka kubifata nk'iterabwoba ntaterabwoba rihari kuko nta mafaranga kuko kubwira umuntu uti tutabana nyamara nta handi hantu bizakunda ntaterabwoba rihari muragira iterabwoba burya gukanga umuratima iki kintu kuko ntaterabwoba mfite nta giciro nasizeho sinakoresheje bya bindi bita escroka kugira ngo witize ikintu cya mugenzi wawe ahubwo natambukije yerekwa Imana yanyeretse ahubwo nyiri yerekwa we niyumva nawe ko asenga agenda yibwira ati ni gute ndahura n'uyu musheri ugiye kuma ibintu bikajya mu buryo niki kintu byagufasha mu murimo w'Imana usanzwe ukora uramutse ubanye na Asia icyambere uyu mudamu ni umudamu w'indangagaciro ufite imico myiza ukunzwe n'abantu ukunda Imana umudamu wubaha ndetse n'umwe mu badamu banyesipira bakavuga ati rwose nanjye aho ngiye nkajya mvuga nifite umugore mwiza kuko umugore ukunda Imana akaba akunda igihugu cye akunda abanyarwanda muri rusange uyu mudamu ni nawe nasenze nsaba Imana ngo uzame umugore mwiza ufite imico mwiza uvuga ni ku isura no ku mutima ura mudamu niko bimeze kuko Imana ntabwo yakora ukoze ryo kumija ipirate cy'igicupuri kidafite umutima mwiza rero ura mudamu byose arabyujuje nasengaga nsaba Imana mu bihe byanjye bya kera naramuka akoze wena nk'ikiganiro akabisubiza akavuga ati ntibyakunda ntibyanashoboka uzabyitwara mwute ntago nzabyitwaramo icyo gihe nzasubira ku musozi mvugane n'Imana Mose ngo yajyaga agira ikibazo nahita agikubitira aho hasi agaterera umusozi akongera akajya kuvugana n'Imana ni Abisirayeli banze kugondwa ijosi Imana ikamuha amayidi y'ukuntu yongera kugira gute ajya kuvugana n'Abisirayeli kugira ngo bongere bagaruke mu nzira ni ukuvuga ngo we muri uru rugendo mu byo wavuze nta na kimwe naramuka byanze nzajya kubwira yantumye nyibwire ntiyansuzuguye genda umusange uriya umwana yakosheje bamukubita akanyafa akagaruka ni ukuvuga ngo natemezwa Imana niyo yonyine yo kubimwemeza kandi ariko ubundi ikibazo kiri kuba narongora umugore mwiza nk'uri ari igitangaza kirimo erega Imana ihemba neza igihe bavuga ati ntakubereye ntambereye gute se umusore mwiza nkanjye w'uburanga umusore ushinguye intarumikwa
uhogoza mu bahungu bose bo mu Rwanda no ku isi yose, kandi usenga wubaha Imana, ni guta babona atambereye abogera nzese cy'igamba. Ni iki kintu uri kubona kuri social media cyane cyane uri gufungura nyuma yo utambutsa ubuhanuzi bwawe, uri kubyakira ute message uri kubona abantu bari kuguha, bari kukubwira ngo iki? Message ndi kubona zinokinga zimbwira nabi, ntago narika kubwira abantu hahise hanjye hari habi, ibyo bavuga bari kuzana hahise hanjye hari habi ndabyemera, ariko haje ahazaza hanjye ni heza. Akamaro ka retroviseri ni ukureba inyuma, iyo tinzurira muri retroviseri birangira ugonze. Nje ntago mfite igihe cyo kureba inyuma, mfite igihe cyo kureba imbere, ngakubizanya n'Uwiteka wavuganye nanjye. Imana ibamugisha kandi murakoze cyane. Yes, urakoze cyane, ngira ngo buriya natwe ibyo nashakaga ko ubwira abantu, usobanurira abantu, ngira ngo ibyinshi urabivuze. Icyo tugiye gukora, tugiye gutegereza gukora kw'Imana, nimba ariyo yavuganye nawe. Wenda ikindi narenzaho, aba bahanuzi bari kuza bahanura nyuma ntago ari byo, yavangiwe sibyo. Pastor Juste ariko wowe Imana itaramire ko ngo ndishyira hagaragara y'ikintu kigitwikira. Harya ubwo ninde wahanuye? Ni Juste? Ntabwo nkeneye kubamenya. Juste ariko nawe nabonye mfite umugambi wo kumenya icyo Imana yamvuzeho. Ntabwo mfite umugambi wo kumenya ibyo abantu bavuga. Abantu se kari abantu nyine. Ishyari ni ishuri ryanyu mu muntu yiga akahita ahinduka umurozi. Umunyeshyari n'umurozi ni abantu babiri b'imanga bavukana. Barabafite ishyari ariko ntabwo rizabahira. Pastor Juste mupfiki? Ntacyo mpfa nabo. None kadashaka kuwirongorera. Ubwo azabonana n'iyantumye. Niba ari cyo dupfa. Ukazabonana n'iyantumye. Nukuvuga ngo we nta mwanya yantumye niyo nzamuteza. Nje mfite umwanya wo kuvugana na Juste nta mwanya ufite wo kuvugana n'abantu, wo guhangana n'abantu. Umwanya wo gusenga Imana izana uyu mugore tubane, tubyarane abana b'imanga yanyeretse Imana, ubundi ibintu bive mu nzira birangire. Yes, ngira ngo byukura bagirane cyangwa se Noheli niwe twaba turi kuganira kandi adusobanurira byinshi bitandukanye. Ubwo reka dutegereze ugukora kw'Imana, tunategereza ikintu Asiya nawe azabivugaho, ngira ngo yenda buriya tuzamureba nawe aduhe verisiyo ye kugira ngo abantu bajye bamenya ukuri ku mpande zombi. Ariko wowe ukavuga ati njyewe nta kintu ndi guhatiriza kuko navuganye n'Imana, ubwo gukora nuko Imana njyewe ndategereje cyane. Kuko iminsi 7 nimara kuyisoza ndi gusenga, nzaza mbabwira ahubwo ibindi bintu bikomeye cyane Imana igiye gukora. Urakoze cyane, reka ngushimire, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Imana yo mugisha. Shalom.